Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti tubana umunsi ku wundi kuri iyi cano SDAR mu Rwanda, ni cano y'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Nitwa Ukigize Jean Pierre ku bahageze bwa mbere, ndi kumwe na mwene data, reka mwakire abasuhuze maze bukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane, nanjye ni Mutagoma Amoni, tukaba turi kumwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane, turagarutse tuje kwiga ingingo y'uyu munsi. Reka dusenge maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze muri wacu, turagushimye muri uyu mwanya mwiza, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe binyuze ku ikoranabuhanga. Dusenze twinginga kugira ngo udufashe twe abari muri studio, kandi dusenze dusaba umugisha kuba azakurikira ibyigisho, Umwuka Wera azabe ku mitima y'ababyumva kugira ngo atwemeze maze atuyobore inzira igana mu gakiza. Dusinze twizeye kutwumva mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo Kristo yatanze byose. Ejo twize ingingo itubwira ngo irarika ry'Imana. Twabonye uburyo Imana iturarika mu mbabazi zayo kugira ngo tubashishe gutsinda. Kandi iki cyigisho kiratubwira ngo kwiyegurira Imana. Imana yaratubwiye ngo muzashaka mu mbone ndimushakana imitima yanyu yose. Rero mu kuri gushaka Imana birashoboka, kandi kugira Imana mu bugingo birashoboka, kandi kuyigira ni inyungu kuko itubashisha gutsinda ibishuko by'umwanzi. Murakoze rero, kandi na mwene data yarakoze kugenda adufasha n'uyu munsi yaje muri studio kugira ngo adufashe muri iyi ngingo. Reka tumuhe karibu kugira ngo akomeze n'ingingo y'uyu munsi. Murakoze cyane. Ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo Kristo yatanze byose. Baratubaza ngo ni ikihe cyahawe Kristo? Ni iki cyahawe Kristo uburenganzira? Ni iki cyahaye Kristo uburenganzira bwo kujyana abana be mu ijuru? Ni iki cyahaye Kristo ubu burenganzira? Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 turebere. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 haratubwira ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Bakoze cyane. Urumva ko niwe waducunguje iki? Amaraso ye. Amaraso ye ya Yesu niyo atubashisha kuba abana b'Imana kuko niyo atweza. Noneho hano mu Baheburayo 7:25 aratubwira ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abageragezwa Imana nawe. Kadusubiremo, nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ihoraho iteka ngo abasabire. Urumva neza yuko Kristo, hari amagambo nasomye avuga ngo Kristo asabisha amaraso ye, asabisha amaraso ye. Amaraso yanjye data, n'uyu naramupfiriye. Amaraso ya Yesu rero urumva ko ariyo gikoresho muri make tuguze. Mu mvugo yenda yumvikana, twebwe twagombaga kumena amaraso yacu kubw'ibyaha byacu. Ubundi twagombaga gupfa, kandi gupfa kwacu ntabwo twari kubaho, ntabwo twari kongera kubaho. Ariko Kristo yatanze, yamennye amaraso, yaducunguje amaraso ye, yatanze amaraso ye ugaratugura. Buriya niyo mpamvu agakiza ka Yesu karyoha. Yesu yaradukunze, urukundo yadukunze ntabwo wabona icyo urugereranya nacyo. Twarabyize cyane mu cyigisho cya mbere. Mu cyigisho kitubwira urukundo Imana ifitiye abantu, twarabyize bihagije. Mu mwijima uteye ubwoba, igihe Kristo yasaga n'uwaretswe n'Imana, nibwo yaranguje ibyari bisigaye mu gikombe cyuzuye umubabaro wa muntu. Ubwo ni ukuvuga ngo yadusogongereye umubabaro ukomeye uruta iyindi yose yigeze kubaho ndetse n'izabaho. Hano haragenda hatubwira hasi ngo mu gutanga Yesu, Imana yatanze ijuru ryose. Ese muvande, hari icyo ufite cyo kwireguza? Natwe ntacyo dufite cyo kwireguza, kubera yuko Imana yatanze byose
kugira ngo dukire. Mu gihe yari iduhaye umwana wayo, yari itanze ijuru ryose. Nyamara impongano yatangiwe isi yacumuye yagombaga kuba yuzuye, isendereye kandi ishyitse. Igitambo cya Kristo cyari gihagije cyane kugira ngo kigere ku b'Imana yaremye bose. Igitambo cya Kristo nticyashoboraga gushyirwaho imbibi kugira ngo kigane gusa n'umubare w'abazakira iyo mpongano ikomeye. Kingane. Uri kumva neza yuko ni ukuvuga ngo nta kindi kiguzi cyakanzwe ku muntu usibye ubugingo bw'umwana w'Imana. Rero buri muntu wese afitanye urubanza n'igitambo cya Kristo. Buriya ngo abantu ntabwo bazazira ko bakoze ibyaha, ahubwo bazazira yuko banze imbabazi bagiriwe kubera yuko baguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ni iki Yesu asaba? Ni iki Yesu asaba abantu bifuza kuba abana be kandi bashaka guhabwa umwuka we? Imigani 23 umurongo wa 26 turagenda tubona uko havuga, turebe icyo Yesu asaba abantu be. Imigani 23 Umurongo wa 26. umurongo wa 26 haragira hati, mwana wanjye mpa umutima wawe, kandi amaso yawe yishimire inzira zanjye. Urumva neza icyo Yesu asaba buri muntu wese? Aragusaba, nanjye aransaba umutima wacu. Yesu ategerezanije impuhwe kumva ukwatura kw'impabe no kwakira ugusenga kwe yihana. Ategereje abamugarukira bafite ishimwe, nk'uko umubyeyi yitegerezanya ukumwenyura umwana we akunda. Hano hari kutwereka yuko Yesu ari umubyeyi wacu kandi ategerezanyije impuhwe n'urukundo buri muntu wese umusanga. Imana ikomeye itwigisha kuyita data wa twese. Yifuza ko dusobanukirwa uburyo atwitaho mu bigeragezo byacu byose n'ibishuko byose tunyuramo. Hano bagiye kutubaza ngo mbese twebwe iyo dutanze byose tuba duhaze iki? Iyo natwe dutanze byose tuba duhaze iki? Nta kindi uretse umutima uhumanijwe n'ibyaha. Dushaka kubonezwa na Yesu akatwejesha amaraso ye kandi akadukirisha urukundo rwe rutagira akagero. Nyamara abantu bibwira ko biruhije guhara byose. Kubyumva bityo bintera agahinda, ndetse mfite isoni zo kubyandika. Aha uyu mujakazi Ellen White yabyanditse mu gitabo mu magambo yakuwe mu kugana Yesu paje 46. Kumva yuko biruhije kwatura ibyaha byacu biteye isoni, ndetse biteye isoni abamarayika babirebana rwose, babirebana amaso y'impuhwe. Uburyo Yesu avuga ati, zana ibyawe bibi byanduye nkuguranire. Zana umutima wanduye nguhe umutima mushya. Kubyanga abamarayika rwose birabababaza cyane. Iyi ngingo rero itubwira ngo Kristo yatanze byose, nawe aragusaba kugira ngo utange byose ubimuhe, ari byo byanduye kugira ngo aguhe ibishya. Iyi ngingo rero ndabona igeze ku musozo, watwunganira kugira ngo dusoze. Bakoze, reka dusoze iyi ngingo imumvikana. Kristo yatanze byose. Kristo yatanze ubugingo bwe, yatanze amaraso ye nk'uko twabibonye, kandi ayatanga mu kuri iyo ari amaziranenge.
nta cyaha afite. Hano ikintu gikomeye, Yesu ngo yacunganaga n'uko se amwemera. Mu rugamba yarwanye we yahoraga yishingikirije ko se amwemera, nacyo cyatumye igihe yageraga ku musaraba yasenze avuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje, kuko ngo yari ahangayikishijwe no kuba se amuretse. Nicyo kintu cyamuhangayikishije, ariko kuba se amwemera, ibigeragezo n'ibibazo yahuragamo nabyo byose ntacyo cyamuniraga intege. Buriya natwe twiyeguriye Yesu tukamuha ibyacu byose, mbere ko kubitanga hano biratugora kandi ni imyanda, ni ibyaha, ni ibibi, ni ubukene, ni ubuhanya, twebwe tumushyira yarangiza akatuvunja akaduha umudendezo no kwishima. Noneho rero ariko iyo tumwiyeguriye tukaba tuzi ko atwemeye, atubera avoka kandi tumwishingikirizaho tugakomera. Niyo mpamvu urugamba jye n'abadukurikira ndetse nawe twese buriya twari dukwiye gusenga dusaba cyane rwose, dusaba kubashishwa kurwana, ariko tukanarwana kuko ntabwo ari ugusenga gusa, ahubwo tukavasa tukajya imbere tukarwanya icyaha kandi birashoboka kugitsinda. Rero Imana idufashe kugira ngo ibi bintu tubyumve, Umwuka Wera bitwumvisha. Reka dusoze iyi ngingo ariko dushimira abo tubana umunsi ku wundi, dushimira mwene data Amoni yagerageje kudusobanurira kandi arakomeje n'ubundi kutwigisha iki cyigisho. Dusabe kugira ngo imigisha y'uburyo bwose yo kumenya Imana irusheho kugwirira muri twe mu izina rya Yesu. Amen.